Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira mu ubuhamya natangiye nguha, bwa buhamya bwubatse umutima wawe bukawusana, kandi n'ukuri nanjye ndagushimira ko iyo nanjye umbwiye uti ubuhamya buramfasha, nanjye binyongerera imbaraga. Haleluya. Nicyo kiza rero cyo kuvuga. Ubu rero noneho abantu twabashyize mu magurupe, abenshi noneho mwarasinziriye, kuvuga byararangiye, abantu basigaye barya batavuga. Kera nyohereza umuntu ku giti cye nabashaga kumenya ngo uyu aravuga uyu ntavuga, noneho kubera ko ubu ngubu muri mu magurupe, yewe ari n'uwayibonye nawe sinkimumenya, n'utayibonye sinkimumenya, ariko Yesu Kristo aramumenya. Uko biri kose rero ntago njyewe nanjye wa mugani Yesu Kristo niwe wavuze ati sinazanywe no gucira isi urubanza, nanjye numva ntabwo nifuza ko izi audio zaba urubanza, uya numva zaba impamvu ahubwo kugira ngo urubanza rugabanuke kuri twebwe. Sinazanywe no gucira isi urubanza, nazanywe no kugira wibona agakiza. Haleluya. Ntabwo Yesu yazanywe no gucira isi urubanza, yazanywe no kugira ngo isi ibone agakiza. Reka rero tuganire rero ku kuntu ingabire rero, ubu nizo ndi kukubwira, nakubwiye ukuntu Yesu Kristo yazimpaye, Roho Mutagatifu amanukira ku mutima wa Louise, ndibwira kubyibuka. Reka dusubire inyuma gatoya. Hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998. Hari ku isaha ya saa moya n'igice za nimugoroba, Umumararungu Louise ariwe mu rugo n'abana mu isengesho rya nimugoroba, nk'uko bari basanzwe barigira bagiye kuryama. Roho Mutagatifu aza ku munsi wa 12 wa noveni, Louise yakoraga asaba Imana ngo imusobanurire ibya Roho Mutagatifu, ibya Bikira Mariya, inamwereke Yezu mu buryo budashidikanywa, kandi n'Imana yisobanukirwe. Erego ubwo muri make nubwo nizi ibyo ngibyo saho tugeze. Roho Mutagatifu rero yaramanutse amuzuza imbaraga. Izo mbaraga rero simaze kuza, hari byahindutse byinshi muri we. Ngo ndavuga nyine hageze ukubaza, utari byahindutse byinshi muri we. Icyambere Roho Mutagatifu yamuhaye kumenya gusobanura ibyanditswe. Ikindi cya kabiri yamuhaye gushira ubwoba no gushira amanga, akajya kuvuga ijambo rye. Kandi koko nabikubwiye muvandimwe ko nagombaga kujya kwigisha, hambwa ati ntugire ubyo utegura, nzabikubwira uhageze, kuko tuzaba turi kumwe. Narababwiye abantu barapfukama barihana, nibyo kandi niko byagenze. Kuva ubwo umurimo w'Imana watangiye uwo munsi. Louise ageze imbere aza gusanga uwo murimo atazawushobora, kubera kuzamusaba kwigomwa byinshi kandi yumvaga atashoboye kureka, cyangwa se adashoboye kutabikora. Wenda birimo ubuzima buryoshye bwo mu isi, gukora aya mapicnic, gusohoka, kuko njye numvaga ko Yezu ntabwo agutora kubuza ibyo byose. Gusa nyine Yezu ntabwo ari uko akora. Nukuri ubuzima buryoshye Yezu Kristo arakureka ukaburyoherwa pe, icyo yanga ni icyaha, ariko ibindi byose aranabigushyigikira. Mari igihe mubwira ni tugenda ati ubwo ndakwigisha koga, akabinyigisha. Mbese yewe we, Yesu Kristo umwami wacu, cyabwira abantu ntabwo ari mekanike. Imana yacu ni flexible. Amina. Nuko ubwo rero Louise amaze kubona ko bimugoye, atangira kubihunga. Ariko uko agenda bihunga, Yesu Kristo akarushaho kumwiyegereza, akagenda amubonekera no mu nzozi, amusobanurira n'ibyanditswe, kugeza ubwo Louise yageze ubwo aryoherwa n'ubwo buzima bwa Roho, akifuza kwivuganira na Yezu, ariko Yezu atamushyize mu bantu. Yesu Kristo amubikira ibanga. Ariko kandi Louise yavuga amagambo abantu benshi bakumvamo ko ari amagambo y'ubushishozi, ndetse abenshi bagakunda no kuganira nawe kuko byabaruhuraga. Ndi kukubwira ibiri byo muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu Kristo ambwira turiya muntu muvugane, ntabwo dushobora gutandukana ukinaniwe. Ubwo nta nubwo ari njye, ariko kandi nimbikubwira ntuvuge ngo Louise se, ngo oya, si Louise ni Yezu muri Louise. Haleluya. Nuko rero
Louise ageze ahantu atangira kuvuga ubutumwa. Atangiye kuvuga ubutumwa akora ko yari amaze kwemera Yezu kubukora, baramurwanya. Ariko kandi Yezu akaba yamubwiye ati humura turi kumwe. Baramurwanya. Mu kurwanywa yarwanyijwe cyane n'abayobozi ba Kiliziya. Nuko Yezu Kristo akomeza kugenda amuvuganira amutabara, ku buryo bitigeze bigeraho bamutangaho itangazo bivuga ngo ubutumwa bwa Louise burapfuye mu buhagarike. Oya, nta byigeze bibaho, kandi nabikubwiye muvandimwe, kandi ntabwo nakubeshye. Nuko ngo ndi kuguha resume uzabwira abandi, kandi navuze byinshi ariko ndi kuguha resume. Izindi Ingabire rero yamuhaye icyo gihe yamanukaga, kuko yamubwiye ko aje kumuha umurimo kandi agiye kumutuma mu mbaga. Ubwo rero muvandimwe, aho niho noneho ngiye kugusobanurira. Yezu ko yari amaze kumpa umurimo akambwira ko agiye kuntuma mu mbaga, yampaye izihe ntwaro zo kujyana mu mbaga. Icya mbere yarambwiye ko agiye kuzampa kwerekwa ibibera mu ikoraniro. Ikoraniro rero ni ukuvuga aho abantu bateraniye bari gusenga. Nyagasani Yezu ntabwo ari ukwirata, Yezu Kristo ambabarire, ndatanga ubuhamya gusa ndavuga biki, cyangwa se nibyo mvuga simbigimuzi. Kuko nshobora kubivuga ukaba wavuga uti abaye nka wa wundi ejo bundi yavugaga ngo niyo mpano uzi wenyine. Oya, ndabivuga bikeya kuko ibindi Yezu niwe ubizi kandi azagenda bigaragaza. Gusa hari ibyo Nyagasani yemera ko mvuga kugira ngo nawe umenye niba turi mu rugendo hamwe, ese niki dushoboye ubundi. Ubundi rero abantu bari kugendana, umwe aravuga ati ariko njyewe burya nzi gutwara imodoka, undi akavuga ati ariko njye nzi gutwara igare, kugira ngo nimugera hari imodoka muze kumenya ko mwifitemo umushoferi, nimugera hari igare muze kumenya ko hari umuvandimwe uzi gutwara igare, byibuze abatabare. Kuko Imana byose igenda ibishyira mu nzira zacu kugira ngo iturengere. Nuko rero Nyagasani arambwira ati nzaguha kureba ibibera mu ikoraniro. Ibibera mu ikoraniro Nyagasani abimpa gute? Ni ukuvuga ngo iyo turi gusenga Nyagasani agenda ntambagiza anyereka abantu bahari. Cyakora nageze aho ndamugana ngewe ibi bihagarike kuko biramvuna cyane. Twigeze kujya ahantu mu misa, arambwira ati pardon ati ngiye kukwereka ukuntu abantu baba baje ahangaha ariko mu by'ukuri baje kumbeshya. Abantu bahagurutse bajya guhazwa, nkabona umwe afite uburozi, undi afite icyuma, undi afite mbese ibintu nabonye binteye ubwoba. Ngira Yezu ntiwari uzi n'andi makuru ibi bintu ntuzongeye kubinyereka ko byantera ubwoba. Hari naho nabonaga nkavuga ni umuntu se mvuge se ngo nibimuha Ukaristiya, gusa mvuge ngo ni mureke uyu ni mubi, ariko nkabona kandi ibyo byose ku mubiri ntiwabibonaga, ahubwo Yezu yanyerekaga ibyo kuri roho. Arangije arambwira ati abantu benshi ureba n'udukoko, agenda anyereka noneho amasura y'abantu bitewe nuko we ababona. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi basa n'udukoko. Ndavuga mu buryo bwa roho, ntago mvuga ku mubiri. Kandi iyo Nyagasani akubwira ngo kizwa mwana wanjye ba muzima, no kugira ngo uve muri ubwo bukoko ube muzima. Ibyo ngibyo kandi si ubwa mbere mbivuze, hari nubwo najyaga mbivuga muri za audio. Iyo mbivuze gutyo mbagira ngo waba warabyumvise wibuke ko nabivuzeho. Iyo Ingabire rero yo kwerekwa ibyo bibera mu makoraniro, naramubwiye ngo ambabarire rwose aba yibitse. Cyane cyane ko iyo Ingabire burya no kutavuga, kandi ngiye yarampaye umurimo wo kuvuga. Yampaye umurimo wo kuvuga, kandi iyo Ingabire iyo bibona ubundi ntubivuga. Bikira Mariya burya yashyinguraga byinshi ku mutima ko byose yarabibonaga. Ndavuga nti ntabwo nabishobora. Noneho ndangije ndavuga ni Nyagasani Yezu rero, kubera ko ntazi icyo navuga n'icyo ntavuga, ngiye kugusaba icyo udashaka ko mvuga ujye ukinyibagiza. Nicyo cyonyine nshoboye, naho icyo nzajya nibuka nzajya nkivuga. Nicyo twemeranyijwe na Yezu, kuko ntabwo namenya ngo ndakubwira ibi ndeke ibi byose aba yabimpishuriye. Ariko iyo ndi kukubwira we anyereka ibyo nkubwira. Ni ukuri hari ibintu byinshi cyane ubu mba mbitse kandi nashobora no kwibuka ndi kukubwira. Haleluya. Muvandimwe rero hari akandi kantu njya nkunda kuvuga, nako wenda bibaye ngombwa ko nongera kugasubiramo. Nakubwiye ukuntu Yezu Kristo maze kubona ko yanyigombye nkasenga, nkabona ko yanyigombye cyane kandi yarankweza akandusha amaboko.
naramubwiye ninyemerera ngo ukorere, ngiye kugukorera nanjye ikintu kimwe. Ati kihe mwana wanjye, kandi icyo usaba ndakiguha, imbabarira nibera umusirimu, kuko nari mfite ubwoba bwo kumukorera ndi umuturage. Nuko arambwira ati ubusirimu gusa aturetse no kuba umusirimu, ati nibikugira we nzajya mbiguha. Ayo magambo yayambwiye uko, niyo mpamvu nanjye nyasubiramo nuko nyavuga. Amivuga butumwa ry'ubusirimu. Hari umuvandimwe ageze kumbona kuri profile nambaye ijipo ngufi, we umuvuga butumwa ngo kuraho iyo foto, ngo kuko ishobora kugusha abantu. Ndamubwira ne oya, ubutumwa bwanjye butandukanye, ntabwo nayikuyeho kugira ngo bititwa ko numviye wa muntu, ngiye numvira Yesu. None si we wayinguriye. Uko yabimeze kose, ko hari abafite ubutumwa bwo kwambara ibigera ku birenge, ntabwo ari Louise rero. Nukuri ntabwo ari jewe, kandi ntacyo ngiye ngo ndi kubeshya. Hari abafite ubutumwa bwo kwambara ibigera ku birenge, si Louise. Hari abafite ubutumwa bwo kutarya, si Louise. Hari abafite ubutumwa bw'ibikomere bya Yesu, si Louise. Nukuvuga ngo ubutumwa bw'Imana buba ukwinshi. Rero yarambwiye ati nzakugira umusirimu kugira ngo umbwirire abasirimu. Nukuri ibyo bintu nabitanzeho ubuhamya, kandi nisubiye inyuma gato, ukuntu twajyaga tujye kubwiriza abantu bibereye muri za biro zabo b'abasirimu. Wamugera imbere n'igitambaro mu mutwe akavuga ati ubundi wavuga iki? Ariko umugera imbere, haleluya, Yesu Kristo ajya abikora. Umugera imbere usa neza akavuga ati nawe sura umuvuga butumwa, yewe ngo tumenyere ko avuga butumwa bari abantu rwose bacafutse, wowe se byagenze bite kugira ngo uri umuvuga butumwa usa neza? Ukumva icyo kintu kiramugaruye, kandi wa muntu akumva yishimiye gusengana nawe kubera ko byibuze wowe wakwibonamo. Abo rero nabo n'abana ba Aburahamu. Haleluya. None se ntabwo Yesu yari inshuti ya Nikodemu na Lazaro? Ntabwo Lazaro yari umukire cyane? Naba Nikodemu nayo ba Yosefu we Matiya ntibari inshuti za Yesu rwihishwa kubera gutinya Abayahudi? Ariko kandi bari abantu bakomeye, bari bakomeye cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo mu nshuti za Yesu ntagomba kubamo abakene gusa. Matayo Yesu Kristo yamusanze mu biro aramutora. Haleluya. Uvuga ngo Matayo yari afite amikoro. Bikubwira iki rero muvandimwe? Bikubwira ngo ntabwo Yesu Kristo azakorana n'abantu wenda navuga ngo wenda basa nabi gusa, cyangwa se bafite stili iyi niyi, ngo nukubera yuko ariko wenda ubutumwa bwabo bubivuga. Ntabwo ariko mbibona, sinako mbyemera. Yesu Kristo aguhe kubyumva muvandimwe, kuko niko njye mbyemera. Yesu yarambwiye ngo icyo ndeba ni umutima kurusha umubiri. Ati habayeho kwikwiza, ati ntabwo mwazatanga abayisilamu kujya mu ijuru, kuko barikwiza pe, barikwiza, ariko ibanga ni hehe? Mu mutima. Haleluya. Muvandimwe ushobora kuvuga uti njyewe ndambara nkikwiza, cyageze nturagera ku rwego rw'abayisilamu kazi. Barambara bagapfuka n'amaso agasiga utwiso tubona gusa, ari nushyiramo na rinete noneho nayo maso ntube wayabona. Ariko se uhereye kuri iriya myambarire wahita uvuga uti ijuru ni iryabo? Ntabwo ariko nabivuga, kubera yuko no mu Gifaransa baravuga ngo la vie ne fait pas le moine. Le moine ni abantu baba moine, nyine ni abantu bambara pe, bambara neza. N'uyu munsi kandi ndabafite benshi ndabazi b'inshuti rwose bambara neza. Ariko kwambara neza gutyo ntabwo ari byo bivuga yuko uwo mumuane koko ari gukora icyo Imana ishaka. La vie ne fait pas le moine. Umwambaro ntabwo ari uheraho ubona ko umuntu yitwaye neza. Ntabwo nkubwiye ngo noneho ngo guhera uyu munsi gutyo ugenda wambaye ubusa, oya. Hari n'ibyo Imana izakubwira mu buryo bwo kuyubahisha, ariko ishobora kubikubwira bitewe n'aho igiye kukohereza. Ngewe rero ibyo imbwira biba byatewe n'aho igiye kunyohereza. Haleluya. Ubwo rero ntituzabipfe muvandimwe. Umuntu yabona kuri profile yajye cyangwa se nk'ahantu harugo n'abana banyigishe gupostinga amafoto kuri status, nashyiraho rero ugasanga nk'umuntu we umbese ngo muvuga butumwa yambara ipantaro. Ugana nase ko mfite amaguru abiri, kandi ipantaro ko ari mwambaro w'abantu bafite amaguru abiri. Heze kuki ntayambara? Uko biri kose ipantaro y'umugore si y'umugabo. Niyo ugiye mu isoko urazibona ukazitandukanya, uvuga uti iriya ni y'umugore, iriya ni y'umugabo. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri abantu batagomba gutindaho cyane, Yesu Kristo ntabwo yigeze yambara ipantaro rwose. Yambaraga ikanzu, na Bibiliya bivuga ko yambaraga ikanzu iboshywe buzima kuva hasi kugera hejuru. Iyo yari ikanzu. Ntiyari umugabo se Yesu? None se Yesu yari umugore? None se kubera iki abavuga ngo bari kubaha ijambo ry'Imana ko noneho batambara amakanzu?
ngo bibere mu makanzu. Ugasanga abantu bakererewe cyane, ngo ntabwo muzajya mu ijuru, ngo murambara imyambaro y'abagabo. Byanditse he ko uyu mwambaro w'abagabo? Biba byanditseho ko ari umwambaro w'abagore, n'ababidoda bandika ko ari ipantaro y'abagabo cyangwa iy'abagore. No mu isoko tujya kuzigura tuzireba, nta hantu na hamwe handitse ko ipantaro ari umwenda w'abagabo. Ibyo kandi ndi gusubiramo ibyo navuze mu gihe cyashize, mvuga ukuntu abantu bigeze kuza mu Rwanda kureba perezida wa repubulika, ari perezida n'abaminisitiri be bambaye amajipo, kuko mu muco w'iwabo nibyo bambara. Ni ukuvuga iki rero? Mu yandi magambo, agahugu umuco n'akandi wako. Haleluya. Niba rero Imana yatanze ivugabutumwa ry'uko ugomba kwambara ukagera ku birenge, rikore kandi urikore wishimye. Ariko wibwira abantu bose ko bagomba kubyambara nkawe. Uyu ntabwo ari cyo bivuze pe. Niba Yesu avuze ati mwambare mwikwize, haba hari impamvu abivuze. Ariko ntabwo aba ari uko agendeye kuri runaka. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Abantu rero bige gutandukanya icyo Imana ivuga. Nuko ubwo rero iby'abasirimu ndabirangije. Iby'ingabire rero nibyo nari ndiho nkubwira. Iyo ngabire yo kureba mu bantu, iyo agira gutya amaho. Nubwo namubwiye ngo nayihagarika, ntabwo yayihagaritse. Ubwo ndabizi ko icyo kibazo ushobora wakibajije. Ntabwo yayihagaritse, kuko n'uyu munsi iyo ndi kugendana n'umuntu, hari igihe umuntu tuba turi kuganira akambeshya nkumva ko ambeshye. Hari igihe tuba turi gusengana, Yesu agahita anyereka ibyawe kandi utabimbwiye. Hari umuntu umpamagara kuri telefone, ngahita numva ibye kandi atarabimbwira. Ibyo bijya bibaho. Ntabwo ari bose, icyo tuyisurinya ngo si bose. Utazavaho umpamagara ngo ndetse ngo ubwo Yesu ntabikweretse ngo ibyo nari ngiye kukubwira. Oya, twumvikane. Niyo umpamagaye umbwira icyo ushaka kumbwira, Yesu uko abinyereka nzabikubwira. Haleluya. Icyo ngicyo rero tucyumvikaneho. Ni ukuvuga iki rero? Guhishura ibihishwe Nyagasani arabitanga. Kumenya ibibera mu ikoraniro Nyagasani abitanga. Ariko muri iyo ngabire kumenya ibibera mu ikoraniro ni nayo cyane cyane, ya ngabire kumenya ibibera mu ikoraniro ni nayo cyane cyane akunda gukoresha antuma kubihaye Imana, kubavuga butumwa n'abandi bantu. Akanantuma kuri abo banavuga ati dore intama zimeze gutya, abashumba mumeze gutya. Kuko imbere y'Imana bagaragara nk'abashumba. Akambwira ati genda ubabwire. Simbikweretse nti nturebe uko rya koraniro rimeze nti ati cyo genda ubabwire bari abashumba. Birumvikana ntabwo wabibabwira ngo bishime, ariko kandi nanone reka nongere nacyo nkivuge, mu bantu 20 mbwira kamemu ntabwo haburamo abantu 12 bumva pe. Ngiyewe ndabizi kuko ari abapadiri b'inshuti zanjye rwihishwa, amagani kora gutinya Abayahudi nka kuriya kwa Yesu, kwa Nikodemo n'abari Yosefu na Matiya. Ni ukuvuga ngo hari abapadiri b'inshuti zanjye, kandi tuganira ku bijyanye n'ubuzima bwa roho. Akambwira ati mfite ikibazo kimeze gutya kandi mfasha, kandi namubwira inzira acamo kigakemuka. Hari benshi bafite ibi bitabo byacu, bakuramo inyigisho bajya gutanga, kandi bazitanga mu kiliziya tukumva aho zavuye. Byo rwose biriho. Akaba wenda muri rusange avuga icyo kintu cyo kuvuga ngo yanga ubwo butumwa ntibugatambuke, ariko we kwibanga ry'akabazi icyo ubwo butumwa bumumariye, kuko ibanga ni hehe? Ni mu mutima. Hari n'abandi benshi cyane tugenda tuganira mu buryo bunyuranye, kumva ko babyumva pe. Birumvikana harimo n'ababirwanya, kandi bakabirwanya bahagurutse. Ntabwo babirwanya bicaye, barahaguruka. Ariko icyo namaze kubona nuko publicité bagukorera ari nayo ngiye nabonye ari byiza. Njyambwira Yesu Kristo nubwo bitubabaza ariko ni byiza. Barakuvuga barangiza, noneho Yesu Kristo aho baciye bakuvuga niho acisha noneho akwambitse. Haleluya. Nukuri ukambara pe. Ibyo ngibyo rero nagiye bitangamo ubuhamya bw'ukuntu bamaze gutanga itangazo ngo ry'abatowe n'intwarane, aribwo abantu benshi bahagurutse bajya kureba abo batowe n'izo ntwarane. Bakaza kuvuga bati abo batowe ni bantuki. Birumvikana ibikorwa by'intwarane ntabwo bimeze nk'iby'abatowe. Mu gushishoza buri Imana yabikoze kugira ngo abantu bashishoze ku bikorwa by'intwarane, bashishoze no ku bikorwa by'abatowe, bamenye kwihitiramo. Kuko bo bari babashyize mu gatebo kamwe. Abantu rero mu gushishoza nibo bagiye babivangura. Baravuga bati bari ab'intwarane bo ntabwo bameze nk'abatowe.
ibyo rero bikagira uko byitwa. Ntabwo ari byiza ko najya ngo intwara ngo zikora gutya, ntabwo ari cyo Yezu yampamagariye. Yezu yarambwiye ati menyera ibyawe, ibyo ni wowe n'ibyo. Rero Nyagasani Yezu ambabarire, kandi nawe muvandimwe unyumve, nta kindi ndi buvuge kuri ibyo. Nibyo yambwiye birebana n'abantu, ntago mbikubwira, wowe menya ibyawe, wirebera inzira urimo n'ibyo. Nuko rero muri kwa kumenya ibibera mu ikoraniro, Yezu yampaye n'ubutwari ku ikoraniro, cyane cyane nk'abantu twagiye dusengana, ya Ingabire ikagira gutya ikazamuka ikayobora. Iteka iyo hazaga umuntu ufite amashitani namubonaga mbere yuko atangira gukora icyo yatekereje gukora, ko bajyaga baza babumvaga ngo muri Saint Paul ngo ari gusengera abagore, ngo abagore ngo bayoborwa n'umugore, bakumva ko mbese ari umugore, bakaza bafite intwaro zinyuranye zo kugira ngo bagushe abo bantu, abafite amashitani bashaka kugira ngo bayinjize muri abo bagore, bagasanga reka ta Yezu Kristo arahagaze cyane, avuga ati wowe wazanye ibi n'ibi, sohoka kandi ntuzagaruka. Kandi baragiye pe, baragiye, témoignage zarabonetse. Hari n'umwana waduhaye ubuhamya bw'umuntu waje ari shitani aje kugusha abantu aho ngaho. Tutangiye gusenga arabebera arabura, kandi yaje ari umukobwa mutoya, kugira ngo nkubwire ngo imyuka mibi baho, nge narabibonye. Hari byinshi cyane rero nakubwira muvandimwe, ariko uyu munsi icyo ndi gukora ntabwo ari ukukubwira iby'imyuka mibi, kuko nakigiye cyabyo kizagera, ahubwo ndi kukubwira ibya Roho Mutagatifu, kugira ngo umenye uko yiyoborera itorero cyangwa ikoraniro. Ingabire yatanze rero zarayoboye zirakomeza, hajamo abantu bafite za kamere. Burya kamere dufite nazo si nziza. Hakaba umuntu usenga pe, ariko afite kamere imugoye yo kwihambira ku kintu iki n'iki. Yezu Kristo akaza twese akatumodera, akadushyira kuri linye imwe, kandi ugasanga twese turumvikana. Haza abafite amoko, bagasanga reka da barakubita ku rutare, abo bagasohoka bakagenda. Ibyo byose Yezu yabikoraga rero, abikoresheje iki? Za Ingabire, kandi akabyerekana mbere yuko biba. Ndibuka igihe kimwe Yezu yigeze kuza ambonekeye nijoro, anyereka umuntu winjiye aho twari turi gusengera. Yinjira ari umugore mwiza pe, ko twari abagore abenshi bazaga ko dusengana babaga ari abagore. Umugore mwiza pe, aratambuka, turamureka aratambuka, agezemo hagati mbona atangiye gucumba umwotsi, maze twese biratuyobera. Noneho rero uwo mugore ngo twarasenze arasohoka. Ngo hari kwa gatandatu buracya mu gitondo ku cyumweru, tugiye mu isengesho, wa mugore araza koko. Umugore azaje kutubwira ukuntu ngo hari abafuramaso, hari n'aba Rose Croix bari gukora inama ngo tubasengere, ngo kandi aragira ngo tumuhe isengesho kugira ngo dusengere Yuda, nk'uko Yuda yararenganye. Se niba wumva Yuda yararenganijwe nande? Yezu ararenganya se? Ubwo urumva hatarimo contradiction. Donc hari abana bagufatira ku kajambo gatoya, muvandimwe uritonde, ngo Yuda yararenganye, ngo se ko kucyeza atamubabariye nk'uko yababariye Petero, nuko Yuda ataje gusaba imbabazi. Ubwo rero niba uvuga ko Yuda yarenganye, ubwo Yezu niwe wamurenganyije. Mu yandi magambo, Yezu ntago ari umwami w'intabera. Uwo muntu ageze, turavuga tuti ntago byakunda. Iryo sengesho twaryamaganye hakiri kare, turamuvuga tuti rijyane, ntabwo turisengeye. Aragenda ntiyagarutse. Arangije aravuga ati buriya ntago bihagije. Aranyiyegereza, atangira kusobanura ukuntu rwose, yasobanura ibintu byinshi cyane. Yezu Kristo arambwira ati attention, arabimbwira pe, uwo muntu yaragiye. Nuko rero nagira ngo nkubwire muvandimwe, hari n'abandi, urwo nuko ari urugero rwa bugufi mise nibuka ko kanya, ariko hari n'abandi bagiye baza bafite imyuka mibi bashaka kudugusha ku Yezu, za mano zikajya zerekana ibiri kubera aho ngaho ako kanya. Hari n'umurozi wigeze kuza muri groupe, umurozi ufite uburozi agenda bukenyereyeho. Yezu ati murozi haguruka wisaba imbabazi, umugore ntiyabivuga. Byageze ubwo Yezu amuvuga mu mazina, umukecuru tubona arahagurutse arirutse, kandi kuko yarahari ntiyagarutse. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo Yezu Kristo ajya abikora. Hari ubwo twajyaga duhura n'abatekamutwe, umuntu akaza yatetse umutwe cyane yihinduye umuntu w'imbabara ati nimunsengere. Twajya kurambura akaboko, Yezu ati musigeho, uyu muntu mwihorera, amashitani afite aramuhagije, ntajyana ibye. Tutari ku bundi hari umusaza wigeze kuza ameze gutyo, yigize umuntu rwose, tutari kwa muzehe, mu by'ukuri urasenga. Tubona umusaza atangiye guhinduka umusore, reka musenga ibiki.
tuti none muzehe ko twakuzanye ngo tuzanye ngo nimumfashe ngo namutamfasha nimundeke nigendere ngo mwinteshe igihe. Tuti ngaho genda. Umusaza ntiyafashe akabando, yari yaje yunamye akagenda ahubwo yemye yihuta. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo Yesu afite imbaraga. Iyo yatanze ingabire aba yazitanze. Haleluya. Ntabwo azitangira ndavuga ngo akantu k'amafuti. Iyo avuga ati ntanze ingabire aba azi icyo akoze, kandi haba hari ikigiye kubohoka. Ubwo rero Yesu Kristo yatanze ingabire nyinshi pe. Kwa kuvuga ibyo ari kumbwira byo ntibyigeze bihagara kuva wa munsi wa mbere. Uretse ko nakubwiye ko nageze igihe cyo gukwepa, ariko byo ntibyahagaze, byarakomeje. No kumubona kwa ukundi namubonye ku munsi wa mbere ntibyahagaze, byarakomeje, kandi namubona akavuga. Nukuvuga rero mu yandi magambo, hari ubwo Yesu Kristo aza akansanga ngewe nyine akambwira. Yabanje kujya ambwira mu buryo bw'ijwi, ariko noneho akambwira no mu matwi nk'uko wakumva umuntu ari kukubwira. Yabanje kumbwira mu mutima, icyo bita la locution intérieure. Ariko bigeze aho ambwira noneho mu matwi. Ubwo nakomeje kumva la locution intérieure, nkamuga nakoze Nyagasani, mvuze ko abantu baba bambaza ngo ariko se umwumva ute? Ningiye numva nshaka kukumva mu matwi. Ati mu matwi ni igihe kimwe araza nsanga rwose ntwite, ntabwo njya mbyibagirwa kuko ndabyibuka cyane. Nari ntwite, hari hashize nk'imyaka wenda nk'icumi, hari hafi gushira imyaka 10, ko hari muri 2006, kandi Yesu yarambonekeye muri 98. Ubwo nawe ukora imibare ntabwo biri buze kunyihutira, wowe nawe yikora. Ariko noneho rero araza akajya ambwira uko nkumva ijwi umuntu akambwira, nkahagarara nkumva umuntu ari kumbwira mu matwi nk'uko wumva ijwi rikubwira. Ibyo nabyo arabikora rero. Reka mbaze nkubwira ibyo nkorera, noneho ndaza kukubwira n'ibindi. Noneho Yesu Kristo akambwira ijwi, ariko ryari ryo mu mutima ryo ntirijya rihagarara namba. Yesu Kristo rero akagira n'uburyo agenda anyereka. Hari ubwo ndyama akansobanurira mu buryo bw'inzozi cyangwa mu buryo bw'iyerekwa, ariko cyane cyane ngiye wakunda kunyereka hagati yo kuba maso no gusinzira. Kwa kundi ubutangiye gutwarwa n'agatotsi niko tubyita, niho akunda kunyereka ibintu byinshi cyane. Mbona filime nini cyane, nuko nkabona n'isengesho ngomba kuvuga, nkamenya nuko ndari. Uburyo kenshi na kenshi njya mbona amashitani aza yihinduranye, mbese ndabibona pe, urugamba nkarubona, ariko nkumva hagati yanjye nayo, mbese kwa kundi ubona ikintu kitaguteye ubwo nko kwa buri kukireba muri filime. Ibyo ngibyo ajya bikora cyane, akabimbwira akabisobanurira. Hari n'igihe rero mfata nk'igihe cy'amasengesho, noneho muri ya masengesho akajyaza akansobanurira. Ibyo nabyo n'ubundi buryo bwo kuganira. Ubundi buryo Yesu Kristo ajya akoresha mu buryo bwo kunsanga, ndavuga ku giti cyanjye, ni uburyo bwo kurota cyangwa guhishurirwa. Hakaba nk'ikintu wenda tuvuge umuntu yambwiye ariko ntasobanurire, noneho ngataha numva afite ikintu cya confusion, si umuntu ashatse kuvuga iki. Na kwicara akanya gatoya nkumva Yesu araje akazana akantu kameze nk'akayaga, kandi akazana cya kibazo ukumva kiragarutse, ariko nako kanya agahita wumva mbese ari nk'urumuri. Ngiye njya mbigeranya nko kurasa umwamba ahantu hari essence, ukumva cya kibazo yisumba igisubizo cyacyo. Arabikora cyane, ajya binkorera. Ikindi kintu Yesu Kristo akunda kunkorera ni ikintu cyo guhugura ubwenge. Naba nicaye nka gutyo ndatuvuge nkumva indirimbo injemo, njya mpimba indirimbo, indirimbo ikanzamo kandi nkayiririmba, nkumviraje nkumva igeze aho irarangiye. Ajya abikora. Ariko iyo ngabire ngiye yo ndebye nsanga yaratangiye ndi umwana muto, ko cyara nkiri umuririmbyi. Twajyaga kwiga indirimbo bakayandika ku kibaho, tukaririmba tuyireba, ariko twataha nkumva byose byasigaye hahandi. Nijoro nkongera nkayirota uko yanditse ku kibaho, bugacya mu gitondo ndi kuyiririmba. Ibyo rero nibyo Nyagasani akora iyo ahugura ubwenge bwawe, cyane cyane iyo usinziriye. Ni byinshi rero Yesu akora mu buryo bwo kubana nanjye. Kuva yampa izo ngabire yagiye amba hafi cyane, ariko cyane cyane mbona ko abikorera kugira ngo ntamukoze isoni. Kuko esho bundi
yarambwiye ngo rega Louise ubu ngubu nanjye ngo nkuriho cyane, wowe uko ubuguye ntabwo ari wowe wabuguye, ngo haba haguye benshi inyuma yawe. Ndavuga nawe ko ubu nanjye mpagaze ku maguru yanjye yombi, nta maguru yanjye yombi nyahagazeho mwami wanjye, ni kuko nzi ko nanjye ubu nawe ugomba kundinda, ariko ntazagukoza isoni Yesu we, nzajya bakaguseka yo gatsindwa ntakaguseka ngo wabyariye ubusa. Nuko ubwo rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo wamaze kuba igikoresho cya Yesu, si wowe uburiho, ubwo ni Yesu muri wowe. Hanyuma rero hari uburyo bwinshi Nyagasani akora mu buryo bwo kudutabara no kuturengera no kuturinda. Ngewe ku buryo bw'umwihariko izo ngabire amaze kuzimpa, hari ibintu byinshi cyane byagiye biziherekeza. Hari n'ibyo nshobora kuzajya nibuka, wenda turi kuganira nkabyibuka, nkakubwira nti n'iki ngiki Yesu yakimpayeho. Kujya inama, kugira umuntu inama rwose atari na ngombwa ko turi gusenga, wangisha inama nkumva inama kandi nayikugira wayikurikiza ukabona bibaye byo. Hari n'ibindi rero guha kwihangana, kubabarira, hari ibintu byinshi cyane Yesu Kristo aguha bishyigikira ya ngabire. Kuko ingabire ni ikintu gikomeye, kandi twawe mu keso kamene ku busa, nawe rero ka keso kamene ku busa aragashyigikira. Ujye utekereza muvandimwe ko urweso barushyira ku mashyiga, kandi amashyiga burya aba ari amabuye, ariko ujye utekereza ko hari urweso ruteka imyaka n'imyaka kandi rutamenetse. Kubera iki? Kubera ko baba barutwaye neza kandi rushyigikiwe. Natwe rero Yesu yaduhaye ingabire, aradushyigikira kugira ngo tutavaho tugwa, ibyo dutwaye bikameneka. Haleluya. Ubwo rero turarinzwe bana b'Imana, turarinzwe ntimugire ubwoba, na Mariya aradutabara we, turarinzwe. Abasenga ntimugire ubwoba, abasenga ntimugire ubwoba, na Mariya arabatabara we, murarinzwe. Haleluya. Abari ku mavi ntimugire ubwoba. Nuko rero ngiye kukubwira muri rusange ukuntu Nyagasani Yesu yambwiye. Abantu benshi rero bakundaga kumbaza ngo ariko ngo buriya ngo Imana ikubwira gute, ngo ariko ngo wowe urahirwa ngo kubera ko Imana ikubwira. Nuko Yesu arambwira ati ubundi mvuga n'umuntu uwo ari we wese, buri wese ndamuvugisha, ati kandi tuvugana mu buryo bubiri bw'ingenzi. Ibi narabigusomeye, ariko ndongera kubisubiramo kubera ko hari abantu baba batangiye audio vuba wenda batabyumvise. Niba waranabyumvise nawe subiramo ntacyo bitwaye. Yambwiye rero ko avuga mu buryo bubiri bw'ingenzi. Haruga uburyo bumwe nakwita uburyo rusange, hakaba no mu buryo bwihariye. Mu buryo rusange rero ni mu nyigisho zo mu ruhame, mbese ikintu akorera abantu muri rusange. Hakaba noneho n'ibyo akorera abantu ku giti cyabo, ubu ni ku giti cye. None ibyo gukorera mu buryo bwa rusange aba akoresheje ibyaremwe. Yesu abwira bose, kandi byose bikaba bifite inyigisho bigomba gutanga. Haleluya. Ku maso ufite muvandimwe hari icyo Imana yaguhereye, amatwi ufite, ni ukuvuga ngo hari icyo buri rugingo ufite, hari icyo ruri gukora muri rusange. Hanyuma ndi gusoma ariko kuko yarabimbwiye ndabyandika. Iyo avuga mu buryo rusange ababwira rubanda rwose, kuko nta muntu n'umwe uhejwe ku ngabire y'Imana. Ni koko Imana yavuguruye isezerano ryayo na mwene muntu, maze yemera gutura mu bwenge bwa buri muntu. Yagize iti, amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyabandike mu mitima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bose bazaba banzi uhereye ku muto kugera ku mukuru. Turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 kuva ku murongo wa 31 kugera kwa 34. Ibyo bikaba bishaka kuvuga ko nta muntu n'umwe wavuga ko yaguye mu cyaha kubera kudasobanukirwa, nk'umwana w'igitambambuga cyangwa se umurwayi wo mu mutwe. Muri ubu buryo rero bwa rusange hakubiyemo kandi inyigisho zitangwa mu buryo bunyuranye. Ari izitangwa n'abantu n'izitangwa n'ibintu, ibyo tubona. Mwibuke ko hari umugani uvuga ngo iminsi ivuguta nta muvuba, iminsi iteka inzovu mu rwabya. Uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri, hamwe n'indi migani igana ku gihe. Burya iba yigisha ko igihe kibyari byacyo,
ni ukuvuga ngo n'utazabasha kumvira ababyeyi nyamara hari icyo azabasha kumvira. Icyo ni iminsi ya yindi ihindura byinshi. Iyo ni inyigisho ikomeye ihabwa uwemeye kwigishwa n'abantu ndetse n'uwanze kwigishwa. Uciriwe umwe muri iyi migani aba asabwa kwitwararika mu byo akora kugira ngo atazahura n'ingaruka we atatekerezaga. Ubwo ni mu buryo bwa rusange rero. Inyigisho kandi harimo izitangwa n'abantu. Aha ndagira ngo mbabwire ko buri muntu wese afite ingabire yo kwigisha. Umukristu asabwa kwera imbuto no kuba urumuri aho atuye. Ubwo rero nako ni ukwigisha. Kuba urumuri aho atuye ni mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 16. Naho uwo mwita umupagani nawe burya afite inyigisho akura ku gihugu atuyemo, kiba gifite amabwiriza amureba amusaba kuba umuturage mwiza. Ibyo byose bifite igihembo kubikora neza. Umukristo mwiza aba n'umuturage mwiza, agahembwa hombi. Ibyo kandi bikavuga ko nta numwe uzavuga ko atabonye umwigisha. Ni ukuvuga ngo utazigishwa na kiliziya azigishwa na leta. Bana banjye, we ni Yesu uvuga, ntimuzavuge ko mutigishijwe, kuko iyo umwigisha padiri cyangwa pasiteri ahagaze imbere yanyu avuga, aba ari njye umuvugiramo ngo mbigishe. Mujye mwumva ibyo bababwira n'ibyo bakora byaba bitanejeje ababiri, naho ibyo bakora byaba bitanejeje ababireba. Mujye muzirikana ko ubuki murya buryoshye buba bwaravuye hehe? Mu nzuki. Ni ukuvuga rero ko icyiza gishobora guturuka aho utatekerezaga. Ubwo rero aho ni mu buryo rusange. Ngira ngo umaze kumva ko Yesu avugana nawe. Reka rero turebe no mu buryo bwihariye. Ushobora kuba wavuga guti ngiye ntabwo Yesu ajya ambwira umva. Uburyo bukubiyemo bwinshi Yesu Kristo akoresha ashaka kubwira umuntu ku giti cye. Ibyo abwiye umuntu yishakiye kubwira atyo kenshi biba bifitiye akamaro abandi, ariko bihereye kuri we. Kenshi ijya abwira umuntu biba bigamije kumukosora, kumuhugura cyangwa kumuteza intambwe kugira ngo rya tegeko ryo gukunda abandi nk'uko wikunda rigerweho. Burya abantu benshi baba barabuze umurongo w'urukundo kugeza ubwo bibeshya ko bikunda kandi nabo biyanga. Urugero n'urw'abanywa ibiyobyabwenge. Nta muntu wakwikunda ngo yiyice. Bityo rero kumusaba gukunda abandi nk'uko yikunda biba bidashoboka, kuko nta rukundo aba yifitemo. Kenshi ubinyoye ahinduka nk'umusazi, maze agatangira kumenagura ibintu no kumva adafite ubwoba bwo kwica cyangwa guhemuka. Nta rukundo aba agifite, aba yabaye nk'inyamaswa. Biragoye kubwira bene uwo muntu ngo nakunde mugenzi we, kuko nawe ubwe aba atakibasha kwikunda. Uburyo Yesu avuga buri kwinshi, ariko ubw'ingenzi ni ubu ngubu. Ubwa mbere ahereye ku byo ubona. Ubwa kabiri kuganira nk'abakundana. Ibi ngibi Yesu arabikora. Ubwa gatatu ni réflexion rapide, gutekereza byihuse. Umuntu yakubwira ikintu ugahita wumva ko kanya ikintu wamusubiza utagombye no kubanza gutekereza cyane. Abangaba rero nibo bakunda kwita abantu b'inararibonye, abantu bazi, mbese hari abantu baba bazi kuvuga bitagendereye cyane ko hari n'umuntu wenda usenga cyane, ariko Imana ikaba yaramwihereye ingabire imeze gutyo. Ijwi ry'umutimanama abantu benshi turarigira, uretse ko abantu baryima amatwi ariko baba baryumvise. Impumuro. Hari abantu Yesu akunda guha impumuro nziza, ukumva nyine waba wicaye ahantu kugira ngo mveze ko isengesho ryagiye, ukumva harahumuye. Impumuro nayo Nyagasani ajya yibwiramo abantu, cyangwa se akayikoresha mu buryo bwo kukumvisha ko ari kumwe nawe. Hari igihe aguha ingabire yo guhumurira abandi, cyangwa se wowe akaguha ingabire yo guhumurirwa isengesho ryiza. Mbese wagera ahantu hari Yesu ugahumurirwa, wagera hari shitani ukumva harakunukiye. Impumuro rero Nyagasani ajya yikoresha mu buryo bwo kubwira abi. None hari nubwo akubwira ukumva ijwi nk'iry'umuntu ukubwira ariko ntumubone. Ibyo nibyo nakubwiraga, akubwira mu matwi. Kumva umuntu arakubwira pe ijwi, cyakora ndabirashoboka ko ari kuvuga ngo se wumva ari umugabo,
ngewe ijwi nagiye numva ntabwo wavuga ngo ni umugabo, nta nubwo navuga ngo ni umugore, riri hagati, ariko kenshi na kenshi rikunze kuza risa naho rivugira nk'ahantu muri Nyiramubanda ukuntu, sinzi ko nabisobanura, ariko ntabwo riza rikasa donc risakuza, oya, ahubwo riza rituje ku buryo uryumva ntiwikange. Hanyuma hari kumva ijwi kandi ukanamubona ukubwira, ubwo nicyo bita kubonekerwa. Rero nabyo byabaye kibeho, nibyo byabaye Fatima, kumva ijwi cyangwa se kubona umuntu hanyuma yarangiza akanakubwira. Hari no mubona ariko ntagire icyo amubwira, nabyo bijya bibaho. Yeza akaza akaguhagarara imbere ukajya kubona ukabona aragiye, nabyo bibaho. Hari noneho no kumva ijwi ariko ukanamubona, hari kumva ijwi ariko ntumubone. Ibyo rero akaba ari nabyo bitwa kubonekerwa. Hari kwerekwa cyangwa guhishurirwa. Ibyo ngibyo nagerageje kubisobanura, ukuntu nyine Imana iguhishurira ikintu cyangwa ikakikwereka, cyane cyane yari ikintu kizakubaho ikabicisha wenda mu marenga, ariko ukazajya cyazaba ukavuga uti koko Imana yari yarakimbwiye. Hanyuma hakaba inzozi. Burya mu nzozi abantu benshi barerekwa pe, barahishurirwa. Kandi hari abantu bavuga ko inzozi nta kiza kizibamo, nta n'ikintu kizima kizibamo, sibyo. Kuko Yosefu marayika yamusanze mu nzozi kandi ibyo yamubwiraga byose byabaga ari ukuri. Ati haguruka uhungisha umwana kuko yari udashaka kumwica. Yosefu arabyuka akora umurimo wa marayika amubwiye. Hari ukwerekwa rero kumva ijwi ukanabona n'ukubwira, nka kuriya Bikira Mariya nyine marayika yaje akamubona kandi akanamubwira. Hakaba mu nzozi ubusa n'uri kure, ubwenge busa n'ubucecetse ariko buri kumva. Hakaba rero no mu bimenyetso. Hari abantu rero burya bareba ibimenyetso bakamenya icyo bivuga. Kandi na Yezu aratubwira ati mujye musoma ibimenyetso by'ibihe. Iyo ubonye umukororombya uhita umenya ko imvura ipfubye cyangwa se mbese imvura, umukororombya y'imvura. Hari n'abantu rwose bari nko kujya ahantu yasitara rwose ndasitaye, kandi koko agasanga icyo asitaye, ati iyo asitaye iburyo bigenda gutya, nasitara ibumoso. Muri ibyo bimenyetso Nyagasani ajya yigishirizamo abantu. Birashoboka rero ko wajya kuvuga ngo ngewe ntabwo Nyagasani ajya ngenderera, ariko ujya uryama ugasinzira ukarota, cyangwa se wenda ugira umutima nama ukubwira, cyangwa se wenda hari ukuntu Nyagasani wenda agenda akakwigishiriza ahereye ku byo ubona, kuko buri kintu cyose kiba gifite uwakibeshejeho. Ku byo ubona rero ni ya siyanse tujya tuvuga, abasiyantifike baheraho bakanavuga yuko nta Mana ibaho. Ubwo ni ukuvuga ngo aho kwiga hirya y'ikigaragara, bo bahita babona ko ikigaragara kibabereye impamvu yo kudakomeza gutambuka. Nyagasani rero yarabimpaye, ibyo ngibyo yagiye ampa byinshi, reflexion rapide ibamo no gushishoza. Burya ntabwo ndibuze kusoma ibisobanuro byabyo kuko narabisomye kandi birahari. Muri reflexion rapide habamo gushishoza. Umuntu yakubwira ikintu ugahita wumva icyo ugomba gusubiza, mbese habamo gushishoza. Ibyo byose rero Nyagasani yagiye abitanga kubera umurimo afite mu bana b'abantu, gukiza isi. Ubuhamya bwanjye rero ubwinshi busa naho bugiye muri uwo murongo w'izo ngabire noneho ziri ku murimo uyu munsi. Noneho zakora ugasanga nyine abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo byatangiye bite. Birumvikana hari igihe Nyagasana muri izo ngabire aguha, donc ubu ni uburyo Nyagasana avugana n'abantu, nawe wumvise ko arimo ubwo avugana nawe. Noneho ingabire rero ni impano z'Imana, nazo twigeze kuziganiraho, nibiba ngombwa tuzongera tuzigarureho, twongere duse n'abazibukiranye. Izo mpano rero zibereyeho akamaro rusange. Ntabwo iyo Nyagasana aje akambwira, kenshi ntabwo ambwira ibyanjye gusa, ambwira ibyo ndi bukubwire. Hari n'igihe mba nicaye akambwira ndi nko kugenda, ati ibi ngiye uzabimbwira abana muri audio. Niye ariko se Nyagasani, ubwo se wenda ko turi kuvuga ku ngabire, nzavuga gute ku bijyanye n'inka? Wenda ni urugero mfashe, koko nkumva ari nk'ibintu bihabanye, ariko bikazagira mu kwigisha nkumva urwo rugero ruraje kandi ruhuye koko nibyo turi kuvuga. No kuvuga iki rero,
Nyagasani ibyampa ntago abimpa ngo mbiryamane, ahubwo abimpa ngo mbiguhe. Haleluya. Izo ngabire rero zibera akamaro rusange. Ibyinshi si ibya Louise, ibyinshi ni ibyawe. Hari ubwo nshobora no kurara nicaye, ariko kandi ndi gutegura ibyo uri burye. Ntabwo rero ari uko nanjye wenda mba nanze kuryama ngo nsinzire nk'abandi, cyangwa ngo nduhuke, ahubwo nuko Nyagasani aba agukunda kandi akagutekera akoresheje iri ziko riri gukora, ukaba ugiye kurya kandi wenda wari wisinziriye. Bo birumvikana ko nawe hari ukuntu Nyagasani agukoresha, akakubwira ati rero niba iziko riba ryatetse, ntabwo ujya wibuka ko gazi igurwa, cyangwa se wibuke ko n'ubwo ayo mashyiga hari inkwi ziragurwa gutyo. Ni ukuvuga ngo haba kuzuzanya. Hari Nyagasani utetse, hari inkwi, hari n'iziko, hari n'isafuriya, byose kugira ngo ibiryo biboneke. Haleluya. Ibyo rero iyo mbivuga mu marenga, nibyo Yesu atubwira, avuga ati habwirwa benshi hakumva bene yo, ufite amatwi yo kumva ubwo aba yumvise igikwiriye. Ni ukuvuga ngo hari iziko, hakaba n'ibyo guteka, ariko n'inkwi ziba zikenewe. Haleluya. Muvandimwe rero ntabwo ndi kugusaba inkwi, ariko Yesu Kristo ntabwo ukomajya akavuga ngo tanga inkwi, ntukijujute, kuko ziba zikenewe kugira ngo ibiryo bishye. Kandi nutanga inkwi ujye umenya ko wagaburiye abantu bose. Haleluya. Erega Yesu Kristo shabundi twaraganiriye nawe ubwana ariko Nyagasani, aba bantu buriya iyo bari kumva za audio, buriya baba bari gutekereza iki? None se bumva ubutumwa bugomba gufashwa, bigenda biti? Yewe icyo kora muvandimwe nabo nzigera gusaba. Yesu arambwira ati rero humura. Buriya rero insengero zagiye zubakwa kubera umutima wumva. Shapeli zagiye zubakwa kubera umutima. Ndibuka ko nagiye ikibaho mu bihe byashize, njya kureba Nataliya turaganira. Noneho nk'umuvuga butumwa ndamubwanira, reka rero nkugurira agafanta. Nataliya nukuri mana yanjye, ntabwo namukamera mu kitoze ndavuga ibyabaye. Yarambwiye ati Bikira Mariya yambujije kugira icyo nakira. Yambwiye ko icyari cyo cyose cyaza kiba kigomba kujya ku ngoro. Ati hari agaseke abashaka gushyiramo bashyiremo, noneho agaseke niko kazakora ubutumwa, kuko shapeli yacyagomba kubakwa. Erega ntabwo ari ukunguko igomba kubimeze. Hari byinshi bigo arababaye uriya nanjye kuvuga umukobwa cyangwa uriya muvandimwe arababaye, kuko hari ibintu byinshi cyane yeretswe cyangwa se yerekwa n'ubu ntabwo abivuga, ntabwo yantumye ngo mbimuvugire. Mana yanjye atazajya uvuga ngo Nataliya yatumye Louise, oya. Ariko icyo ngewe nabonye mu kiganiro cye nuko hari ibintu byinshi cyane abona bigomba gukorwa ariko bidakorwa. Ukurikije nyine ikiganiro nuko aravuga ati nuko yashyira hariya mu gaseke kivuga butumwa agafasha. Ati suko nanjye ntagira ikibazo, suko nanjye ntagira ikibazo muri famiye, ariko ikimbabaje cyane ni ingoro y'Imana. Haleluya. Niko yambwiye. Bivuga iki rero? Bivuga ngo uwo murimo ugomba gukorwa. Noneho Yesu Kristo arambwira ati uriya ari kureba ku ngoro y'Imana. Hari n'abandi bari kureba mu bundi buryo nabo ku ngoro y'Imana, ariko nge nta rusengero nzubaka muvandimwe nkubwiza ukuri, nta nurwo nteganya pe. Nta nurwo Yesu arambwira ngo mwubakire shapeli, nabyo riyambwira nambwira nzakubwira. Ariko rero ntago bivuga ko wenda niba tutari muri gahunda yo kubaka shapeli, tutari muri gahunda yo kugura ikibanza cyo kuvuga butumwa, ko ntago nzigera mbikora. Sinzava muri Kiliziya Gatolika, nzarikubitirwamo nyenyagirirwemo, ariko ni hariya. Ariko si ukuvuga yuko iryo vuga butumwa rishyigikiwe habura ikindi gikorwa gikorwa. Ntabwo cyabura, ahubwo haba iki? Haba ko nta bushobozi, reka mbibyituko, nta bushobozi wenda bwo kuba twakora igikorwa cy'urukundo, wenda ngo tuvuge ngo twitangiye gusura abarwayi, twitangiye se kubakira umuntu ubabaye, twitangiye se kujya gusura abantu bacitse ku icumu rya Jenoside, kuko barahari bababaye cyane. Hari ibintu byinshi cyane umuntu yakora. Hari abakene hano mu Rwanda bagenda bamerewe nabi, bariho. Umuntu ahagurutse akavuga ati ngiye gukora ibikorwa byo gukiranuka, ntiyabura icyo akora. Ariko ntabwo ngewe njya ntekereza muri ubwo buryo, kuko nta mikoro tuba dufite. Ariko nibyo Yesu yambwiraga ati ibiriya byose bigenda bikorwa n'abantu bafite umutima witanga. Yagiye impingero z'amasengero yagiye yubakwa, abapasiteri cyane abavuga butumwa rwose bari kugenda batera imbere kubera abantu babaha amatora. Umuvandimwe uherutse kumbwira ati abantu bapinga ubutumwa bwawe ntabwo bazi icyo Yesu akora, ngo wabazana ahangaha mba
ngo barebe ukuntu abavuga butumwa ba hano rwose barishyurwa amafaranga da ni consultation na amadolari 200 kugira ngo abashe kumva ibyawe 200 ukayashyira hari akabona kukwakira ati kandi abantu batora umurongo bajyayo no mu bapfumu niko bimeze kugira ngo agupfumurire niko bigenda ariko kwa Yezu ni ubuntu. Haleluya. Kwa Yezu ni ubuntu. Nanjye rero ndi kukubwira ntabwo nzigera nshyiraho tarifu kuko njyewe natangiye umurimo ku buntu kandi nzarinda pfa ndi mu buntu. Njyewe numva naraherewe ubuntu. Nanjye numva nangira ubuntu. Ariko ntibibuze ko twatekereza tuti mbese irivuga butumwa rikomeze riryame gutya nta kantu twakora kongera ibikorwa byo gukiranuka. Ese ye nta kivugo twashyira ko byo twari dufite. Ako kana abantu bakagatekereza. Dore nk'ubu ndatabaza reka mvuge. Ndatabaza ngatabariza iki gitabo. Yesu Kristo bitubwira twarabyanditse biri mu nyandiko. Ariko abantu bose ngo ariko ngo icyo gitabo dusomera uwo muntu yakibona ati ntabwo tuzagitanga kiracyari draft. Draft rero ni ukuvuga ngo ni igitabo kitarangiye biranditse ariko ntabwo bikosoye. Burya rero no gukwirakwiza igitabo kirimo udukosa nayo ni amakosa. Kuko umuntu ashobora guhera aho ngaho akagusenya. Biba bisaba ikirongo igitabo kigende mu icapiro gisohoke gisa neza. Kuba rero iki gitabo kitarigeze cyandikwa suko wenda bidakenewe habuze ubushobozi kandi njyewe ntabwo mfite ntabwo Yezu ngiye gucuruza nicyo nzabona maze andikisha iki gitabo ko kugeza uyu munsi kubera ko iki gitabo irivuga butumwa donc umunwa w'umumararungu Louise warasamye hasohoka ubu butumwa. Mu yandi magambo ndi responsable w'ibi bintu pe nta nundi muntu waba responsable kundusha kuko bavuze bati tugiye gufunga abantu bavuze iki gitabo. Louise niwe wagenda mbere wenda iyo groupe Yezu yatubwiye mishoro no kuba yaranasenyutse utabashaka ngo ubabone cyangwa niyo wabashaka bukababwira uti mwebwe mwari muri mo batereka reka birashoboka cyane ariko se ubu nahindukira avuga ngo singe kandi ari nge. Nukuvuga iki cyo nshaka kukubwira nukuvuga ngo je suis responsable à 100%. Hari igihe muri kugutwara igitabo tujya dushyiraho nk'amadresse y'abantu ariko reka nkubwire n'ikimenyimenyi nkabo twashyizeho iki gitabo cyandikwa bwa mbere ntago ari bo bariho ubu ngubu kuko abantu barahinduka ibihe bigahinduka ugasanga wenda wundi wariho kirya gihe wenda byabaye ngombwa ko yagiye ahantu kure wenda telefone yarahindutse ntikiboneka wenda sinzi uko biri kose hari impamvu zishobora gutuma uwo muntu aba atakiri kuri personne de contact kuri icyo gitabo. Ariko njyewe sinshobora kubihindura nabwo nubwo ushobora kubihakana. Oya ibi rero ni bya bindi nkubwira nti ni kashe y'ubutumwa no kuvuga ngo ni bwa butumwa buba bushobora kukwicisha ukavuga uti ndemera mpfe kuko sinabihakana. Je suis responsable. Niyo mpamvu mvuga nti ibi bintu njyewe igihe cyose bigihagamye kuri nge yego byarasohotse yego ariko igihe cyose bitarajya no kubandi ngo babyumve igihe bitaraba mu zindi ndimi ngo nabandi babyisomere cyumva ko hari umurimo ugikeneye gukorwa. Uyu murimo uranandinze reka nyikubwiza ukuri nubwo nyakubwira ni ubutumwa buzahagarara ninzagenda bagira ngo nkubwire ntirega n'iherezo ririho ariko humura ntaho ngiye kuko hari ibintu bitararangira. Birashoboka ko Yesu ashobora kuza akambwira ati si wowe uzabirangiza nk'uko Dawudi yaharaniye kubaka ingoro y'Imana ariko Imana ikamubwira iti si wowe harundi uzabikora mu mwanya wawe. Niba Nyagasana harundi uzabikora nabwo azabimbwira ariko hagatangaha bavuga n'iki gitabo kiba gikwiye gukosorwa kikandikwa neza kigasohoka abantu bakagisoma kuko kiraryoshye pe. Abantu benshi kibagarura ku Mana pe barasoma bakishima akavuga bati nari narataye rozari abantu benshi bari kumvuga bati twe twarataye rozari twayigarutsemo kandi gukora ibitangaza. Ariko se koko umuntu ugiye kugarura abantu kuri Bikira Mariya na Yesu aryo bwa bari kugira nabi. Muvandimwe ndagira ngo ngukebure nkubwire nti nuwakubwira ngo ibi bintu ngo nibihimba no ngo ubutumwa burapfuye uzakebuke nawe banze wisuzume. Hari na rimwe navuga ngo tarifu kugira ngo nkohereze audio naya oya nta tarifu kubera iki kubera ko bitangirwa ubuntu ariko ntibibuza yuko nshobora kukubwira ariko nabuze mu busy ntabwo ndatangira kujya mbivuga nizibura koko nzabivuga kuko kugira ngo ncece ku murimo w'Imana navuga kera ari umuntu wabwata ikintu ngukunda ati uvuga neza tukabivuga byose numva nta nicyo rwose nta bintu byo kuhishahisha ariko se ubundi ndahishiye
uyu si umurimo wanjye, ndaguhisha se ko binaniza? None se nimba ikubwira urabikoraho iki n'ubundi? Rero reka nkubwire muvandimwe, ikintu cyitwa guhisha burya tujya tukigira cyane, ariko burya hari ibikwiriye guhishwa koko. Sinkubwiye ngo umbwire ibanga ryawe n'urugo rwawe, sinkubwiye ngo umbwire ibanga ryawe bwite, ariko ibintu by'Imana tujye tubivuga. Haleluya. None se ko yavuze ngo mbivuge ku karubanda nkabivuga, byasohotse muri uyu munwa. Hari n'umuntu ambwiraga ngo ariko ngo kumva yababwiye ngo byacaga kurinde kuri Umumararungu Marie Louise. Abumbuye umunwa nuko ubu butumwa bugasohoka, bukaba enregistré kuri kasete, bukagira umuntu uza kuvana kuri kasete akabushyira mu nyandiko, bukagira umuntu uza kuvana muri ya nyandiko y'ikaramu amuvandimwe yakoze akabushyira kuri mashine. Abo bantu bose n'uyu munsi baracyari ku murimo. Haleluya. None muvandimwe ndagira ngo nkubwire, nizi audio nubwo ndi kuvuga gutya ntibizagutangaza ryo kumva ko kera hari ibitabo byavuye muri za audio twakoze, kuko ibi byose bifite aho bigenda bibikwa. Haleluya. None rero muvandimwe, jyewe ejo bundi narakubwiye n'ibyajya byose zaragiye audio zirigendera, nuko ariko ntabwo zagiye burundu, kuko hari abavandimwe bazifite. Humura, gusa nanjye ubundi gusaba Yezu Kristo uburyo bwo kugira ngo zibikike neza, zibikike neza rwose ku buryo zitazongera gutakara. Ariko erega bungo bureka nkubwire muvandimwe, ubu iyo ndi kugenda mu muhanda bavuga nini bashaka ari bantera icyuma, ariko ntibantware telefone, ko kontakte zanyu mwese ziri muri telefone yanjye. Bayitwaye sinzi uko nazongera kukubwira. Mbese njya mbitekereza nkabwira Yezu Kristo ni undinde kuba, mbese njyewe Mana undinde. Ariko kandi birashoboka ko bashobora kugira gutya bakamfata mu ishingo bakayitwara. Ubwo nuko uvuga ngo byose byaba birangiye. Urumva ko cyaba ari ikibazo gikomeye. Birakwiriye rero ko izi kontakte umuntu agira n'ahandi agenda azibika hirya no hino, ariko si ngombwa ngo nzibitse runaka. Ko Yesu yarambwiye ngo iyo nagutoye nkugira n'umunyamabanga wanjye, icyo nacyo nkikubwire. Hajya mpa kuba umunyamabanga we nkamutwaza ikota. Ariko sinakubwiye ukuntu umuntu kera nyiri umwana bajyaga tante yajyaga mu mutaka nkamutwaza nkagenda nanjye nkomeye cyane, kubera ko natwaye umutaka wa tante. Nagera ahantu bakamafanta kandi ntashoboraga kuyinywa, bakangura n'umugati kandi ntajya ngo ngurya. None rero nagiye ntwaye ubutumwa bwa Yezu aba yamaye gukomeraho. Ubwo rero najya mpibanga rye. Iyo ntwaye ibanga rye rero yarambwira ati icyo runaka kubwiye si ngombwa ko runaka kimenya. Ni ukuvuga rero ngo icyo umbwiye muvandimwe kiba hagati yanjye nawe. Nshobora kuba ndi kwigisha nk'ubu nkavuga nti hari umuvandimwe wambwiye gutya, ko ntibari bumenye uwo uri we. Oya, nta wakumenya. Humura rwose. Hari n'umuntu ujya mbwira ngo maze ntubivuge. Amubwira nabwo kuva umbwiye ngo ntubivuge ndabivuga, kugira ngo nuza nawe kubyiyumvira uze kumva ko bitavuzwe nk'uko wabitekereza. Haleluya. Muvandimwe rero ubuzima bwacu ni isomo, kugira ngo na wa wundi yumve ko hari icyo Nyagasani yamukoreye. Niba hari umuvandimwe yigeze kuza aje gusenga, noneho rero aravuga ati ndashaka kugira ngo nkwiherera ariko ntugire uwo ubibwira. Ni turicara arambwira ndangije ndamubwira wari uzi n'andi makuru, ngwino tujye kwinjira mu isengesho mbibwira abavandimwe. Ati ubwo se ntabwo bari bubyakire? Ntabwo. Ngwino, kuko hari harimo baramukazi be. Ati ubwo se ntibabyakira? Ngwino tugende, we ntugire ikibazo. Aho Yezu ari, ahari urukundo n'umubano n'Imana ibihari. Turagiye. Ni uyu muvandimwe araremerewe, afite umutwaro umeze gutya na gutya. Baramukazi be nsanga bo babizi kumurusha. Nuko ahubwo noneho mu gusenga bamufasha kurira. Umugore yararize, arambarara hasi, arirambura, yahagurutse akize. Aravuga ati ariko Yezu we, ati Yezu tubwira guhora mu kintu kimeze nko kwifungirana ngo nibanga. Ati tumaze kumenya ko iki kintu twita ibanga ari ikibi koko. Atuzi ko nari mpfuye nitwa ngo ndi mwibanga. Ubwo kandi no kumuzana bagombye kumwigisha, kumwinginga. Ubuse ngo ngiyeyo ngo barunaka ntibazabimenya. Ariko uyu munsi nawe ugatanga ubuhamya akavuga ati kuba byaramenyekanye ntacyo bimbwiye. Ati ahubwo nakiriye mu kumenyekana kwabyo. Haleluya. Erega muvandimwe, iyo urwaye indwara ukayihisha, burya biba ari ibintu bikomeye. Ariko ngo ujya gukira indwara burya ngo arayirata. Haleluya. Iyo watinyutse ukavuga uti ariko muzi ko ndwaye n'ikibyimba munsi y'ibere, barakubwira bati ariko uzi ko hari umuntu ukivura na runaka arakirwaye arakira. Ukumva uragaruye agatege, nawe iyo wakihereranye kirakumunga. Muvandimwe, icyo ndi kukubwira uri kucyumva. Ndakubwira ngo niba nge nawe twaganiriye
Yezu Kristo arambwira ngo tubigire ibanga. Icyo nashaka kukubwira mu yandi magambo, si ngombwa ko njya kubitsa runaka kontakte zawe, si ngombwa ko njya kubwira runaka ibyawe, oya, ninjye nawe. Par conséquent, numva nshaka gutunga uburyo bwanjye bwo gusevinga message zanjye ku buryo ngewe cyavuga ni nguko wajya muri kiliziya y'i Roma ukavuga uti ndashaka amakuru ya kiliziya, bakakubwira ko ntayo bagira, ko aba mu ba orthodoxe, kwase bakumva ko ari byo. Cyangwa se wenda tuvuge da atabi Roma aba muri diocese iyi niyo mu Bubiligi, wakumva se ko ari byiza. Ubundi i Roma hagombye kuba hashyinguye amabanga yose ya kiliziya. Ngizera kuri kubyumva. Ubushinguro n'icyo ngicyo. Ngaho tekereza noneho ngewe wakoze audio nkabo nta nimwe noneho mfite. Koze ibyo nibyo koko. Nganezezwa no kumva ko abandi bazazima. Oya. Kandi najyaga ngira gutya, nkazisubiramo nkavuga ni iraryoshye, reka tuyisubiremo. None ubu tuzasubira mu zihe ko zigendeye. Ubwo rero nyamara ubwo mba ndi kubivuga, Yezu Kristo ubwo nawe afite uko ari bikumvisha. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo abandi n'ahangaha bari kubaka insengero zikomeye, abavuga butumwa barazamuka, nta kindi kibazamura. Ntabwo ndi kugira ngo munzamure, sindi umuvuga butumwa ku rwego rw'abapasiteri, bo baba basaba kugira ngo bubake izo nsengero. Ngewe ntacyo ndi gusaba kugira ngo nubake urusengero ko ntarwo nzubaka. Tewe ari umuvandimwe yigeze kumbwira atari ko Louise wakoze urusengero ko tuzagutera inkunga. Ndavuga ntoya, ni muri Gatolika tu. Ati igihe bakwirukanye yo bagutesha umutwe n'ubure cyari manini nubwo nzavamo. Cyo nshaka kukubwira nuko n'urwo rusengero ruramutse rubayeho rutabura abayoboke, ntabwo nababura, ariko ntarwo nzakora. Haleluya. Ntarwo nzakora. N'abapadiri bajyaga baturega kwa musenyeri ngo biyita papa na mama, ngo dufite ubwo ko mu gihe kizaza ngo azita ngo papa. Taravuga tutoya, ntago ujya gushaka shakira aho ngaho. Kwize tutajya ku ruhande ngo dushinga idini ko bishoboka. Ugasanga mbese abantu bari muri analize z'ubutumwa, ariko muri analize zazindi usanga rimwe na rimwe bashyiramo na logique ipfuye, niko navuga. Kandi wenda ari n'abantu bakomeye, ntiwababwira ngo muratekereza mu buryo bupfuye, ariko ntibibuza ko buba ubwo buryo bupfuye nyine. Muvandimwe wanjye nkunda rero, nagira ngo nkubwire ko nabo bantu wenda baba bari kubaka izo nsengero biba byatewe n'abantu bafite umutima w'ubushake, bafite umutima wo kumva, bakavuga bati reka dukore. Haleluya. Hirega buri wese afite icyo azakora ku murimo w'Imana. Wenda nge nzavuga, nawe uzamamaza. Birashoboka ko utashobora gukora izi audio, ariko birashoboka ko wazamamaza. Birashoboka ko utashobora kwamamaza wenda mu buryo bukomeye, ariko birashoboka ko wazitera inkunga kandi zigatambuka. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo birashoboka ko twese main dans la main, hand in hand, dushobora kubaka ikintu kandi kigakomera. La solidarité, c'est ça. Amina. Nuko rero muvandimwe mwiza, ndatabariza iki gitabo kugira ngo kizagire igihe cyandikwe, kijye mu icapiro, cyandikwe neza, nuko kizajya hagaragara n'abandi bagisome, kuko ntabwo cyandikiwe abanyarwanda gusa. Yakimbwiye mu Kinyarwanda kuko ni rwo rurimi numva. Izindi ndapacapaca, ariko Ikinyarwanda cyo ndacyumva. Ubwo rero n'abarundi bakeneye kuzacyumva mu Kirundi, abakiga bazacyumve mu Rukiga, abagande bacyumve mu Kigande, abakomeye bacyumve mu ndimi zabo, mbese muri buri rurimi. Birasaba rero ko hari ababa babyitangiye bakabikora. None ni ngiye uzabihindura. Niba ari ngiye Roho Mutagatifu azanshoboza. Ngiye ariko icyo ndi gutabariza ni icyo yanshoboje, nacyo cyaheze aho ngaho. Kandi abantu barabishaka. Batari kose koko iki gitabo twakibona dute? Nagiye mbwira abantu ngo mwohereze email zanyu tukibohereza, ariko nageze aho ndavuga noya no gukomeza kucyohereza par email. Kandi akifite ikibazo dukosa, hari igihe umuntu asoma agasanga ari mu dukosa, nabyo nkumva atari byo. Ndizere ko tubyumvikanyeho. Iyi rero ni Ingabire Nyagasani yampaye yo gukomvenka, ariko reka nayo nyite Ingabire kuko Yezu Kristo ambwa ati ukivuge kandi cyumvikane, wowe ndakivuga, ariko ndakivuga kambwa ati wabikoze kuko byumvikanye. Mu busisi ndivuze ntubyumvise. Nukuri wabyumvise, kandi nutanabikora uzajya wumva inkomanga ku mutima ngo ariko nyamara ari cyo wirengagije kuko wabyumvise. Haleluya. Nyagasani Yezu rero atanga ingabire nyinshi. Jewe ari Ingabire yampaye kandi ndayimushimira cyane. Nukuri njya nyivuga cyane. Ntabwo ndangije, ariko sinzi impamvu ariyo mvuze bwa nyuma kandi ariyo nkunda gushyira imbere. Yampaye ingabire yo gukundwa. Abantu benshi rero ndabibabwira bakavuga bati nibyo koko. Gukundwa ni ikintu cyiza.
nukuri naho waba udafite uburanga ariko igikundiro Yesu Kristo njya mushima cyane, ni warakoze, ndagushima gusa haleluya. gukundwa amina, ariko abantu bakagukunda kandi ukabona barakwishimiye, wajyana ukabona ntuje nanye, nkumva ni byiza, maze nkabikunda cyane. Hari n'abantu bajya bambwira ngo ariko ngo wese yaguhaye icyo washakaga nticyane, ariko disi ninde utanezezwa no kuba mu munyenga, ninde utanezezwa no kuba mu maboko y'umubyeyi. Haleluya. Amaboko y'umubyeyi rero ni urukundo, nuko akama abantu bakanyikundira bikanezeza cyane. Ubu muri rodiyo hari abantu benshi cyane bankunda cyane kandi batanzi, maze nkumva biraryoheye cyane, biraryohera ukanamena niba ngikundira, ariko nanjye ngo amaye nanjye ni ngombwa, ariko badukunda, haleluya, dukundana ariko maze umuntu akavuga ngo Louise ngo naragukunze ntariko ceceke uryumeho, nubwo ntuzi kuri gushimaho rwose haba handyaryata. Yesu Kristo Yampaye rero kurwumva urukundo kandi nkaruryoherwa cyane. Nanjye iyo unkunze rero ndavuga nti yarabimbwiye, reka rero nkubwire uko ntabimbwiye, ariko ntabwo ari ukwirata, ndabivuga nkongorera kugira ngo abandi batabyumva. Haleluya. Yesu Kristo yarambwiye ati mwana wanjye rero, ati nguhaye igikundiro cyanjye, nari nambaye igihe najyaga Emawusi. Haleluya. Yesu Kristo rero yari kumwe n'abigishwa be bajya Emawusi. Amina. Yagendanye nabo ntibamumenya, ariko bakaryoherwa n'amagambo ababwira. Baje kumumenya bifuje kugumana nawe, ariko ahita yigendera. Maze basigara baganira kubye, ariko ngo umvise ukuntu ngo twari tunezerewe kuko yatuganiraga, wadusobanurira ibyanditswe, bari buzuye umunezero. Haleluya. Haleluya. Bari buzuye umunezero. Arambwira ngo mwana wanjye ngo ngwaye icyo gikundiro. Amina. Ariko kugira ngo Yesu batamumenye ubwundi yasagate. Asa yari yabaye Yesu bengera nikuzo, ariko atari Yesu uciriritse, mbese umuntu usanzwe, kugira ngo aganire ababanye nawe batamumenye ubwo urumva ibyo ari byo, yari yihinduye ukundi, ariko guciriritse. Yesu arambwira ati nanjye hari icyo ntazaguha, ntabwo nzaguha ikintu cyo gusakuza ngo abantu bakubone bahite bumva bagukunze, ariko uzakumenya akakugendaho. Haleluya. Ndi kubivuga buhoro uza. Haleluya. Uwo nguwo. Amina. Ni buhoro. Burya rero umurimo urimo zahabu ntabwo ari ngombwa ngo uteyemo indabyo, ashwi niyo waba ari igihura, ariko iyo harimo zahabu ntibibuza agaciro kawo ko kabari ako ngako. Haleluya. Uri kunyumva muvandimwe? Umurimo urimo zahabu si ngombwa ko uhinzemo indabyo, kugira ngo indabyo zibe zigaragarira abantu bose bishimire ko ari indabyo kandi harimo na zahabu. Kenshi na kenshi ari igihe kiba ari igihuru, ariko wamenya agaciro ka wa murima, atanga ibyo atunze byose akagura wa murima. Haleluya. Si ijambo ry'Imana ntigusubiramo. Nakubwiye ngo ndavuga bikeya kugira ngo atavamo wenda icyo watekeza ngo no kwirata, ariko nukuri kw'Imana nabwo nirata, nta kintu na kimwe nkubwira nkubeshya. Yesu Kristo uzarinde uyu munwa wanjye kubeshya. Buriya rero muvandimwe, reka nkubwize ukuri, nabwiye Yesu Kristo numva hari ibyaha ngiye kwihana, utu duto ndatwihanye, numva rero cyakasa kandi ndakubwiza ukuri ngiye kunganira na Yesu Kristo ko mbamubwira ni njyewe. Nuwambwira ngo Gatarina yatewe kuri banke, ngo banke imiryango ya banke irafunguye kandi abakozi bose wenda ntibari gukora, mbese limitamenwa irafunguye. Nyagasani Yezu nisinzi ko nabasha gutambuka mbona amafaranga kandi si ibibazo nifitiye byuko nahombye, none nkabimubwira nti wenda aho ngaho sinzi ko aho naharenga, ariko Nyagasani kwiba amafaranga 1,000, 200, 3, 100, aya Nyagasani naho ntabwo nzongera kuhahagarara. None uyu munsi se kibe no mupagari no mutindi akaza akagufatira nko ku kantu gatoya n'ukuri, ako kantu niyize kuko urugero rw'ikiyiko nakiye kugura ahantu, noneho nagera mu rugo ngasanga natwaye 2 kandi nishyuye kimwe. Se kiba gakomeza gukomeje ngo nise ntiwishyuye, none se wibye se? Yesu arambwatoya akukiranuka kuri ako ngako 2,500 ayo ngayo niyo wajya kwanamira ngo mwijuru akandikwamo ko wibye 2,500. Yesu arambwatoya ngaye nyaguha mu munota umwe ati humura, nuko nkayajyana. Najyanye amafaranga sinajyanye rushe. Abacuruzi burya nabo niba bari igihe ushobora kujyana rushe agahita ajya kuyijugunya agira ngo hari ibindi wayitongereye, kuko nabo baba bazi ibyo bavamo. Burya abacuruzi nabo nta kigenda, ntago mvuga bose ariko ndavuga bamwe na bamwe baba bazi ibyo bakoreraho, nuko
ibyo sindi bubijyemo ni amabanga yabo y'imirimo yabo, ntabwo bitureba. Nuko rero muvandimwe, nagiraga ngo nkwibwirira ayo makuru yose, kandi ndahamya ko hari icyo akubwiye. Nabwiye Yesu Kristo ko ndamubwira nti wenda hari mbonye ahantu barambitse nka miliyoni nyinshi, byangora kugira ngo ngende ntazitereruye, ntabwo mbizi. Mbese aho ntabwo ndahagera. Nabwiye Yesu Kristo ntuzatume mpagera, kuko gukiranuka byangora wenda. Ariko buriya rero Yesu, reka nkubwire uko namubonye, aragushoboza kandi akugushoboza n'icyo utatekerezaga ko washobora. Uzi ko agushoboza, akagushoboza no kuvugisha ukuri ku kintu utatekerezaga ko wavugisha ukuri. Yesu rero washoboje Yohani kubona ingunguru y'amazi bayicaniriye inako y'amavuta, bagiye kumushyiramo akakomeza gutegereza. Yesu washoboje Shadraki, Meshaki na Abedenego kumva ko itanura ryacanwe ko bari burijyemo bagakomera. Natwe yaduha gutsinda kuri ibyo ngibyo. Gusa njye njya mubwira nti hari ibishuko numva mu mutima wenda byangwa, ko hari n'ibyo numva bitangora kubitsinda. Kandi aho ngayo ndi kwavuga muvandimwe, ntuzavuge kwembe we ngwa muntu w'Imana ngo nawatekereza ryo njye mba nkubujije ukuri ku mutima wanjye, ariko kandi ndi kukwereka ishusho y'abantu muri rusange. Hari ababitekeze ko batabivuga, njyewe rero ko bambivuze si ukuvuga ngo ngiye kubikora, ariko ndavuga nti hari igihe umuntu aba afite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Hari igihe ufite ideni ryakugize wenda n'umuntu navuga warasebye mu bantu, ukavuga uti ngize amahirwe rikamvaho. Nuko nkavuga ni Nyagasani wenda hari, ubwo ni wenda hari, ariko mbonye uburyo bwo kurigishira hari wenda ni gutyo. Ndizera yuko aho ngaho humvikanye. Burya kubwira abantu benshi biragora. Hari igihe umuntu avuga gutya, umuntu akabitwara ukwe. Mbona neze ko wavuze ngo uramutse ubonye aho wiba kuri banki ngo wakwiba. Ntabwo ariko mvuze. Navuze ni wenda ngeze kuri icyo kigeragezo, ahari sinabasha kugira imbaraga kubera ikibazo mfite. Haleluya. Ariko ntabwo numva ko Yesu washoboje ibyo nashoboye yananirwa no kundinda kuri icyo ngicyo. Haleluya. Nese ko nturanya n'amabanki menshi ngo nta nimwe irafungura imiryango ngo bavuge ngo bayibye, ngo ngo mvuge ngo nayiciye imbere, ngo simbizi. Aho ni hahandi uvuga uti Nyagasani undinde. Niyo no tunavuga muri dawe uri mu ijuru ngo ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo dukize umwanzi, udukize umubi, kuko bitwoshya birahari, bidukwega birahari, ariko ntajye kure yacu. Haleluya. Ubwo iyo mvuga gutyo niryo mba ndi gusengera. Yerere Yesu Kristo mujyamuga ntukomeze undinde, ntushyire mu kaga, nturekaho najya guhagaraho se kibareba, kuko sinzi ko nabyitwaramo. Aho rero nyihagaze muvandimwe, mubwira ikintu mperutse kugana n'umuvandimwe, ndavugana umuntu naza akakubwira ati nibye, ntukamuseke. Burya haba hari impamvu zatumye yiba, aho kumuseka ahubwo ujye umugira inama cyangwa umusengere. Hari abantu rero bihaye kuba abacamanza, wewe umuntu uvuga rozari ngo nane ngo yibye da. Si umuntu se, kuki se abikubwiye? Musengere. Muvandimwe wanjye nkunda rero, Imana yo mu ijuru ni ko umugisha iguye kumva neza. Mbese buriya ndavuga, ariko Roho w'Imana niwe buryo uguha kubyumva uko bikwiye. Roho w'Imana rero namanukire kuri izi nyigisho, kugira ngo amanukire kuri wowe cyane cyane, kugira ngo ubyumve ko yabimpaye kandi ubituze mu mutima wawe. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.